Yesu ashimwe, ndabashuje mwese mu izina rya Yesu kandi igitondo cyiza kuri mwese. Ubu tugeze muri ka kanya kacu keza ko kumva ijambo ry'Imana, ko gushima Imana, ko kuramya Imana no kwihimbaza nk'uko mubimenyereye. Ndashima Imana cyane muri iki gitondo kubwo Imana yaturinze ikandinda n'umuryango wanjye, namwe ikabarinda n'imiryango yanyu. Imana ihabwe icyubahiro. Shima Imana cyane ko ikomeje kuturinda mu gihugu cyacu muri ibi bihe bitoroshye bya COVID, kandi turayisabye kugira ngo ikomeze inaturinde. Ndagira ngo mbasabe rero kugira ngo twitegure, hanyuma tujye muri ka kanya kacu keza ko kubanza kuramya Imana no kwihimbaza binyuze mu ndirimbo. Ariko mbere yabyo ndagira ngo nk'uko tumenyereye tubanze dufate akanya dushima Imana dusenga. Kadusenge. Mwami wacu turagushimye, tugushimiye kino gitondo cyiza uduhaye, tugushimiye aya mahirwe uduhaye yo kongera kumva ijambo ryawe turi hirya no hino. Mwami tugushimiye no kubw'ikoranabuhanga waduhaye muri iki gihe databuja rikaba ridufasha kubasha guterana. Icyubahiro kibi cyawe Mwami, ndasabye kugira ngo kano kanya kaba akanya keza ko kumva ijambo ryawe, urusheho kutwigisha, kubaho kwawe gukomeze kubana natwe muri gahunda yose. Urakoze Mana nziza, nkweretse abana bose aho bari kugira ngo ubahe nabo kandi bahe kwinjoyinga uyu mwanya. Bisabye byose nizeye mu izina rya Yesu, amen. Hey, let's say a little prayer before we start our day. Let us thank God for the lovely things He has given us. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. Oh, wonderful love. So high, you can't get over it. So deep, you can't get under it. So wide, you can't get around it. Oh, wonderful love. Let us sing it again for all that He has given us. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. Oh, wonderful love. So high, you can't get over it. So deep, you can't get under it. So wide, you can't get around it. Oh, wonderful love. Thank the wonderful Lord. Kanizere ko mwese mwagarutse, tugeze mu kandi kanya keza ko kumva ijambo ry'Imana, ako twese tumenyereye yuko ari akanya kaho dusaba abana kugira ngo mube mwitonze, mutege amatwi kugira ngo mubashe kumva ijambo ry'Imana. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo Imana idukunda cyane twese. Twese abantu bose Imana yaremye, uburyo Imana idukunda kandi twifuriza ibyiza. Ubushize nababwiye ku kintu kijyanye n'amakuru. Dukunda kumva amakuru atandukanye. Iyo tuvuze ijambo amakuru ni uburyo bwo gucommunicatinga, ni uburyo twumva information ziturutse hirya no hino. Muri ayo makuru rero hajya hari amakuru meza, ubundi hakabamo n'amakuru mabi. Uyu munsi tugiye kureba ku makuru meza, ntabwo tugiye kureba ku makuru mabi. Tugiye kureba ku makuru meza ariyo jambo ry'Imana, aribwo butumwa bwiza bw'ijambo ry'Imana. Tugiye kurebera hamwe uburyo Imana yadukunze
ikadukunda urukundo ruhebuje, urukundo rwinshi cyane, rwinshi utabasha kurondoreka, tutabasha kurupima, tutabasha nk'ukuntu twabibonye mu indirimbo tumaze kuramyamo Imana tunayihimbaza, navuga ngo God's love is so wonderful, urukundo rw'Imana ni rwiza rurahebuje, ariko bakarangiza bakabivuga ngo it's so wide, ni rugari cyane, nta nubwo twabasha kuruzenguruka, nta nubwo twabasha guhuza ibiganza byacu ngo tube twabasha kurufata, ni runini cyane ruraturenze. Kandi ni nako no kujya hasi ibwina ari rujya hasi cyane, it's so deep ku buryo tutabasha no kurunyura munsi ngo wenda tube twanyura no hejuru ngo turufate. Ni runini cyane, ni rugari cyane. Urwo rukundo rero nirwo tugiye kureba uyu munsi. Tugiye kureba urwo rukundo Imana yaradukunze rutagira ingano, ku buryo byabaye ngombwa yuko iritugaragariza itanze impano ikomeye cyane y'igiciro cyinshi cyane. Tugiye kureba uburyo Imana yaduhaye Kristo kugira ngo atubere impongano y'ibyaha, kugira ngo atubere nk'incungu, cyangwa atubere, sinzi ijambo nakoresha ryoroshye cyane ku buryo abana mwabasha kuryumva, kugira ngo aze aducungure mu magambo makeya. Kugira ngo Yesu yoherejwe kugira ngo aze aducungure, twebwe twari abanyabyaha cyane, icyari kidukwiriye ni ugupfa, ariko Imana iduha Kristo nk'impano nziza kugira ngo aze aducungure twe kuzarimburwa kubw'ibyaha byacu. Tugiye kureba ese icyaha cyo cyaje gute. Kadusome mu Baroma ibice 5 ku murongo wa 12. Haravuga ngo kuko bimeze bityo, nk'uko ibyaha byazanywe mu isi n'umuntu umwe, urupfu rukazanwa n'ibyaha, niko urupfu rugera ku bantu bose, kuko bose bakoze ibyaha. Rero tubonye yuko icyaha cyazanywe n'umuntu umwe. Ese uwo muntu umwe ninde? Uwo muntu umwe nta wundi ni Adamu. Nk'uko tubizi neza yuko Adamu yadisobeyinze Imana, ntiyumviye Imana we na Eva, bituma haza kubaho icyaha. Icyo cyaha gitandukanye n'Imana, haza kubaho punishment, igihano cyacyo kikaba gihwanye n'urupfu. Rero twebwe abanyabyaha nta kindi cyari kidukwiriye. Njyewe nawe unteze amatwi, cyari kidukwiriye kubw'ibyaha byacu ni ugupfa tukarimbuka kubw'ibyaha byacu. Ariko mu ijambo dusomye havuze ngo nk'uko icyaha cyazanywe n'umuntu umwe, ariwe Adamu, ariwe twavuze. Icyo cyaha kimaze kuzanwa n'umuntu umwe, bimutera gukora iki? Bituma habaho ingaruka ya cya cyaha, ari rwo rupfu. Noneho twese turi abanyabyaha, bihwana nuko twese tuzapfa tukarimburwa n'ibyaha twakoze. Ariko ntabwo byagarukiye aho gusa. Ntabwo Imana yavuze ngo reka koko kuko bose bakoze ibyaha bose bazarimbuke, bose bapfe. Oya, ahubwo hari icyo Imana yakoze. Ku murongo wa 18 haravuga ngo nuko rero ubwo igicumuro cy'umuntu umwe cyateye abantu bose bacirwaho iteka, icyo gicumuro cy'umuntu umwe ngo cyateye abantu bose gucirwaho iteka. Ariko ntabwo byagarukiyeho gusa, reka twumve uko bikomeza. Havuga ngo ni nako icyo gukiranuka nacyo cyakozwe n'umuntu umwe. Ubwo abantu twavugaga baye babiri. Hari umuntu wakoze icyaha, ariko icyo cyaha gituma abantu bose babarwaho icyaha. Ariko haje noneho n'undi muntu wa kabiri waje gucungura abantu, nawe yari umuntu umwe, ntago bari abantu benshi. Ngo kandi nk'uko kutumvira Imana k'umuntu umwe kwateye abantu benshi baba abanyabyaha, niko kumvira k'umuntu umwe kuzatera abantu benshi kuba bakiranutsi. Uwo muntu se ninde? Aha hantu abantu bavuga babiri, umwe
ni Adamu wazanye icyaha, ariko haza na Kristo ariyo mpano nziza Imana yaduhaye kugira ngo aducungure, adukure mu byaha. Ni nako mu ijambo ry'Imana havuga ngo bose bakoze ibyaha ntibasingira ubwiza bw'Imana, ariko Yesu we yaje kugira ngo yongere kudusingiriza bwa bwiza bw'Imana, yongere kudufasha kurushaho kongera gusabana n'Imana. Yatubereye nk'ikiraro kiduhuza n'Imana. Yesu yaraje kugira ngo yishyireho ibyaha byacu kugira ngo tubashe kubona kubabarirwa. Reka dusome Abaroma 5:1. Ngo nuko rero ubwo twatsindishirijwe no kwizera dufite amahoro ku Mana kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Ngo twatsindishirijwe kubwo kwizera, bivuze ngo kuba Yesu yaraje akatubera impongano, akatubera ikiguzi ku Mana kiduhesha kubabarirwa, ntago bihagije gusa, ahubwo natwe tugomba gushyira kwizera kwacu muri Yesu Kristo. Tugomba kwizera Yesu Kristo kugira ngo arusheho kudutsindishiriza, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo abamwizeye nibo bahawe ubutware bwo kwitwa abana b'Imana. Rero turusheho kwizera Yesu, kuko abamwizeye yabahaye gutsindishirizwa. Yesu rero niwe waje kugira ngo atubere ya mpongano idufasha kugira ngo twe kuzarimbuka. Abamwizeye ntago tuzarimbuka, kuko Yesu yaduhaye ubutware n'ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Kandi ikindi niyo watubereye ya mpongano, niyo watubereye ya price twari gutanga, yari ihenze, ikiguzi cyari gihenze cyane, ko twari abanyabyaha. Kandi tumaze kubona mu ijambo ry'Imana yuko bavuga ko igihano cy'icyaha gihwanye n'urupfu. Twakagombye gupfa tukarimbuka burundu, ariko bivuze ngo ahantu masobanure neza, ntabwo bivuze yuko twebwe bamenye Yesu tutazapfa. Tuzapfa, ariko azaba ari transit, ni nk'ahantu tuzaba tunyuze gusa kugira ngo dukomeze mu buzima butazashira ariho mu ijuru. Ariko babandi batizeye Imana bo bazapfa barimbuke. Rero turusheho gukomeza kwizera Yesu, ko Yesu yadutsindishirije, twebwe yamenye yadutsindishirije, atubera impongano y'ibyaha. Ariko se ubwo Yesu ari we yatubereye impongano y'ibyaha, reka mbabaze, bivuze yuko tugomba gukomeza tugakora ibyaha nta kibazo? Dukomeze dutukane, dukomeze twibe, dukomeze dukore n'ibindi byose waneminga, dukomeze tubikore se, kuko Yesu yadutsindishirije? Reka twumve icyo ijambo ry'Imana ribivugaho. Dusome none mu Baroma 6:1. Haravuga ngo nuko tuvuga iki? Tugume gukora ibyaha ubuntu busage? Muzicyo bisobanuye ngo ubuntu busage. Dukomeze dukora ibyaha kugira ngo ubuntu bukomeze nabwo bugwiye, nabwo bukomeze batubabarire se? Reka mbabaze, ese twebwe mu rugo iyo wakoze ikosa bakakubabarira biguhesha kongera kurisubiramo se? Nimba uyu munsi wakoze ikosa mu rugo bakaguhamagara bakubwira ati kubera icyo wakoze ibi ngibi tugiye kuguhana, kuko bizi yuko wakoze iryo kosa ahanwa, bakakubwira ati tugiye kuguhana, ukavuga uti mumbabarire rwose sinzabyongera. Iyo bakubabariye se bakakubwira ngo igenda ntuzabyongera, ndakubabariye ariko nubyongera nzaguhana, biguhesha kugenda ngo ubyongere? Cyangwa ukwiye kubikuramo isomo ukumva yuko bakugiriye impuhwe, ariko hari igihano cyari kiri attached ku byo wakoze, bikaguhesha kuvuga ngo ibi bintu nakoze ndabibonye ni bibi sinzabyongera? None n'icyaha nacyo nuko bimeze. Ubwo Kristo yaduhesheje kubabarirwa, dukomeze se dukora ibyaha? Cyangwa tugomba kubireka twabikuyemo isomo, twamenye yuko twakoze ibintu bibi, Yesu akatubera impongano, Imana ikatubabarira, bikaduhesha kurekeraho gukora ibyaha? Ahangaha nkuko no mu rugo bisanzwe wakoze ikosa bakakubabarira utagomba kongera kurisubiramo, ni nako no ku Mana bimeze.
Imana iradukunda kandi twifuriza ibyiza. Ntabwo Imana ishaka yuko twarimbuka tuzize ibyaha byacu no kutamenya. Niyo mpamvu Imana yohereje Yesu Kristo kugira ngo aze atubere impongano, aze adufashe, aba ari we ubabazwa mu cyimbo cyacu, kugira ngo twebwe abari kubabara by'iteka tubabarirwe. Ibyo ngibyo nta kindi Imana cyatumye ibikora, nuko haba mu ijuru no mu isi nta n'undi muntu wari kubasha kuboneka, wari kubasha kuba yatanga icyo gitambo kingana gutyo, keretse Yesu umwana w'Imana, we waje ku isi akambara akamero k'umuntu, akaza akaducungura. Imana si ukuvuga ngo Imana yangaga Yesu, Imana yaramukundaga kimwe n'uko natwe yadukundaga cyane, iremerera mutanga ngo aze ababazwe ku bwacu. Araza nk'uko twese tubizi, ajya ku musaraba baramubamba kubw'ibyaha byacu, kubw'ibyaha byanjye n'ibyaha byawe n'ibyaha by'abandi. Rero ndagira ngo mbasabe, aho muri abana, nyuma yo kumvira ijambo, twongere twisuzume, twongere turebe, ese ntabwo turimo kongera gukora ibindi bintu bibi cyane kandi Yesu yarababajwe ku bwacu? Dukomeze dukora ibyaha se kugira ngo ubuntu bukomeze bugwire, bukomeze busage, ahubwo turusheho kwihana ibyaha. Nsoza ndagira ngo mbasabe, buri muntu wese tekereza ibintu ajya akora bitari byiza, maze dusabe Imana idufashe tubirenge, twe kuzajya tubikora ukundi, tubireke, kuko ibyaha bidutandukanya n'Imana, bidushyira kure y'Imana, birushaho kudutandukanya n'Imana, bikatuma Imana itishima kandi natwe bikatugiraho ingaruka. Ahubwo turusheho umunsi ku wundi kurwanira gukora ibyiza. Ndagira ngo mbaho umunota umwe mbere y'uko dusoza dusenga, buri wese atekereza ibintu akunda gukora kandi bitari byiza kandi abizi. Mose dusabe Imana iduhe imbaraga zo kubyova kaminga. Imana itubashishe kugira ngo twe kujya dukora ibintu bibi kandi tunabizi. Niga tutazi, Imana idufashe tubimenye, iduhe n'imbaraga zo kubitsinda. Ariko reka mbasabe kugira ngo menye yuko mwumvise ibyo twaganiriye, ngiye kubabaza ibibazo maze mumfashe kugira ngo tubashe kumenya nimba ko mwabyumvise. Mugende musubize yabo mu rugo bumve ko mwabyumvise. Twabonye yuko icyaha cyazanywe nande? Ni buri muntu ku giti cye cyangwa hari umuntu runaka wazanye icyaha? Twabonye yuko icyaha cyazanywe na Adamu. Twabonye yuko ingaruka z'icyaha ari urupfu. Ndetse ibintu bya kabiri, icya gatatu, twabonye yuko habonetse umuntu wo kuducungura, ari we Yesu Kristo. Ibyo ni ibintu bitatu by'ingenzi mugomba gukomeza mukibuka: icyaha wakizanye, ingaruka z'icyaha, na Yesu Kristo waje kuducungura kubw'ibyaha, akatugira abere, twari dukwiriye gupfa tukarimbuka by'iteka. Dukomeze gushima Yesu Kristo, dushima n'Imana kubw'urukundo yadukunze. Tugiye gusenga, hanyuma nitumara gusenga turaza gusoma icyanditswe cyo gufata mu mutwe. Kamasabe twifate neza nk'uko bisanzwe, hanyuma dusenge. Kadusenge. Mwami Yesu, turagushimye, tugushimiye kano kanya, tugushimiye ijambo ryawe, tugushimiye urukundo wadukunze rugatuma utanga Yesu Kristo umwana wawe umwe w'ikinege wari ufite, kugira ngo aze atubere impongano y'ibyaha, aze aducungure. Ndasengera Mwami buri mwana wese wumva iri jambo hirya no hino hari aho bari hatandukanye, ndasabye kugira ngo Mana y'icyubahiro utubashishe kuovercoming icyaha. Reka kugira neza kwawe Mwami kudusurroundinge, Mwuka wawe wera akomeze kubana na buri mwana wese, ajya akomeza kudupointingira Mwami aho twakoze icyaha ari hose, kugira ngo tubashe kwihana. Turagusabye Mana nziza kugira ngo tubabarire gukiranirwa kwacu kose, utubabarire Databuja kuko dukora byinshi bihabanye n'ubushake bwawe. Turagusabye kugira ngo utubabarire.
ukomeze kubana natwe, ukomeze kudubashisha kuovercoming icyaha, ndetse mwami wanjye nkweretse bano bana batoya uko bakura umunsi ku wundi, urushaho kubasobanurira uburyo icyaha ari kibi. Mwuka wawe wera ajya akomeza kubana natwe, atwibutse umunsi ku wundi. Urakoze Mana nziza kubwira ijambo ryawe, urakoze kongeye kutwibutsa kuzirikana kuba kure y'icyaha no kudakora icyaha, ko twongeye kongera kwibuka yuko icyaha kidutandukanya nawe. Mwami turagusabye kugira ngo udufashe kudatandukana nawe, ahubwo turusheho kuba umwe nawe muri Yesu Kristo. Urakoze Mana nziza, ukomeze kubana natwe no kuturinda. Abana bose ndabakweretse kugira ngo barinde, ukomeze kubagirira neza n'imiryango yabo, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Nothing in the world is better. Nothing in the world compares. Come on, people, now jump on in. We are giving the praise to Him. Nothing in the world is greater than God's love for you and you and you. Jesus is the good, good news. He's the way, the life, and truth. Gave His life a sacrifice. He paid the price. Jesus is the good, good news. He's the way, the life, and truth. He forgives all our sin. He's the Lord. He's our friend. Jesus is the great good news. Come on, people, now don't be late. It is time now to celebrate. Nothing in the world is better. Nothing in the world compares. Come on, people, now jump on in. We are giving the praise to Him. Nothing in the world is greater than God's love for you and you and you. Jesus is the good, good news. He's the way, the life, and truth. Gave His life a sacrifice. He paid the price. Jesus is the good, good news. He's the way, the life, and truth. He forgives all our sin. He's the Lord. He's our friend. Jesus is the great good news. Tugiye gusoma icyanditswe cyo gufata mu mutwe, nanone ni mu Baroma. Uyu munsi ibyo twize byose byari biri mu Baroma, ngira ngo nimuze kugira akanya muze gusoma. Abatazi gusoma nabo musaba ababyeyi babafashe kubasomera. Abaroma ibice 5 n'ibice 6. Imirongo yose muyisomye, harimo inkuru y'uburyo icyaha cyaje n'uwakizanye, n'uburyo Yesu yaje akatubera impongano y'icyaha. Tugiye kureba icyanditswe cyo gufata mu mutwe, ni mu Baroma 12 ku murongo wa 5. Haravuga ngo natwe niko turi koko, turi benshi nyamara turi umubiri umwe muri Kristo. Umuntu wese ni urugingo rwa mugenzi we. Twese turatandukanye, turi hirya no hino, ariko muri Yesu Kristo twese turi umwe. Niyo mpamvu icyaha cyakozwe n'umuntu umwe, ariko bikafectinga abantu bose. Reka twongere tugisome tugisubiranemo. Abaroma 12 umurongo wa 5. Ngo natwe niko turi koko, turi benshi nyamara turi umubiri umwe muri Kristo. Umuntu wese ni urugingo rwa mugenzi we. Imana ibaha umugisha, mukomeze kugira icyumweru cyiza, kandi dukomeze no kwirinda COVID, dukaraba intoki zacu neza, twambara agapfukamunwa kacu neza. Imana ibaha umugisha, amen.